urinde ko ntakumenye. Ibyo bintu ntabwo nabyerana, kamuhereze miri mbashe kubahuza mu bivugana. Allo. Ninde? Umukozi wa RIB. Umukozi wa RIB? Umukozi wa RIB kuki ushaka kucyumamagaye? Dogani yamenye ibyo mwakoze byose kandi yategetse ko bagomba kubashaka kandi bakababona. Rero muve aho muri bahamenye barahazi. Ibi ntabwo bishoboka. Bahamenye gute se? Ntabwo byumvikana. Iyo nimero ni cyangwa kiduhamagaye. Nese hanyuma wari turimo guhirwa na RIB. Nawe urabizi ibyo uwo muyobozi wanyu akora. Ntabwo ari ibintu akazi akora, ntabwo ari akazi RIB ikora. Ni akazi kubwe yikorera hino. Nta akazi ko gusenya igihugu. Nta muntu kwizere gute? Nabagiraga inama ko mugomba kuva aho muri kuko yahamenye kandi yategetse ahantu turi ko bagomba kubafata. Ahantu turi ni ahantu y'ibanga, ni ahantu twizeye neza. Wowe ntabwo urimo kutuneka ahubwo ngo wumve aho turi kugira ngo ukunde udufate. Nawe ukeneye gufatanya n'uwo munyabyaha witwaza ikigo cya RIB akora ibintu mu nyungu ze asenya igihugu. Nicyo ukeneye. Okay, nta kibazo. Ibintu bite bishoboka. Amakuru yacu byibuze gira vuba kora ibishoboka badufate. Nibura wenda twamaze kugeza amakuru hanze. Kuko abaturage ubwo n'amakuru ibintu kuri internet duganakora abana tubira batanga buhamya. Tukaba twasa uko twamaze kugaragaza ukuri. Twamaze kugaragaza icyo dukora katari ubugambanyi bwo kubaka igihugu no gutabara igihugu muri rusange. Amir, ibintu byo kudufata byo ntabwo bigomba kuza. Ntabwo byaza dufate twe hari icyo twakoze. Zenewe. Ntabwo birasoza. Urakeka biratwara igihe kingana iki kugira ngo amakuru abe yageze kuri internet? Wirinda kubagana kuri mashini kuko akazi kanjye kararangiye, amakuru yatwaye yagiye. Igisigaye ni umushaka ubundi buryo. Ibyo twashaka ukuntu ducika umuntu atugira inama ariko ducike kuko afite impamvu. Tugomba gusohoka ariko se turagana. Ibyo mubeka tubitekerezeho turi gucika. Ibisi yose irimo irareba. Ariko nyakubahwa twagerageza uko dushoboye kubahagarika, ariko byanze rwose batunaniye. Gusa turagerageza uko dushoboye. Babananiza iki? Ariko mwarize cyangwa mwara bundi babatoraguye he? Nyakubahwa ariko hari ikintu ugomba kumenya. Hari umuntu wo kubaha amakuru imbere muri RIB. Nkeneye kubona internet yose yo mu gihugu ifungwa. Uri kubyumva? Yego ndabyumva. Ko ari n'amabanga y'igihugu. Yes. Arimo arajya hanze. Yes sir. Uri kubyumva neza? Yes sir.
Yes. Ndagukeneye. Ubu none aha ngaha. ase Emile inzira tugiye kunyuramo waba waragerageje kuyinyura byibura cyangwa se ukaba ufite amakuru yawe? iyi nzira nshaka njya kubigerageza ibintu bibiri iri imbere tugiye kunyuramo. Urumva nitamenya n'amakuru yayo. bishatse kuvuga ngo tugiye kunyura ahantu bwa mbere nta n'umuntu uzi amakuru yawe nta n'amapu yawe byibura mufite. Twabwirwa n'iki ko ari ubwa mbere na wasanga na roho yanjye ya mbere yaranyuzemo kuko nzi ko ubuvumo ari ubwa kera bw'abakoroni. Reka tubyizere kuko dufite icyizere kandi dufite icyo dushaka. ndumva ufite ubwoba. Ubu bwise kandi ubwo koko tugiye kwinjira mu kigo cy'umwanzi, ibi bishobora kutwicisha. tugomba kujyamo atabizi. Dufite gukora ibi tukinjiramo kuko hari igihe twabona amakuru adasanzwe. kandi mwibuke ko bibaye no ngombwa no gupfa twapfa. ndetse gato niba batubonye